Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje, turi kuwa gatandatu ku itariki ya 18 y'uku kwezi kwa 12 muri 2021. Umwaka rero urimo urarangira, ndaho bifuriza kurangiza neza. Ikiganiro ngiye kubagezaho nagihaye nyito igira ngo ceceka cyangwa nkumene. Ceceka cyangwa nkumene rero nasubiye inyuma nsanga uyu mwaka wose nsanga kuvuga igitekerezo mu Rwanda byarabaye ingorane cyane ku bantu benshi. Ndagira ngo tubice mu mayange gato murebe ukuntu ubutegetsi bw'igitugu bushobora gucishikesha abantu ariko ntibubishobore. Uyu mwaka urangiye bamaze gucishikesha batagira uko bangana, ariko ngira ngo n'umwaka utaha bizakomeza kurushaho. Reka tubicemo turebe imizi n'imihamuro yabyo muri rusange ko burya gucishikesha umuntu ntabwo byoroshye. Ngira ngo bidasubirwaho kuko umuntu bashatse gucishikesha kuva kera n'umuntu witwa Cyuma Hassan Dieudonné. Uriya muhungu w'umusore ngira ngo mwese mwaramubonye. Ishema TV, imboni ya rubanda. Ngewe nyimubona ikintu cya mbere nawe nuko ari umuntu ukunda umwuga we kandi akawukora ubona ashyizemo umuhati ku buryo yabaye aho abantu bose batagera. Niyo mpamvu ndagira ngo tugaruke ku bintu bye murebe ibyo yagiye akora. Urasanga ari ibintu by'indashyikirwa, abantu b'abanyamakuru babigezeho ni bake cyane. Kiriya gisuti cya FPR nk'uko abantu bajya bakivuga cyatangiye gushaka kujomba Hassan Cyuma, aho avuze ati natangaje ibyo nabonye ku murambo wa Kizito Mihigo, babyuriraho birasakuza. Iyi video irerekana byinshi, murabona yego nibyo ni mu 2020. Ibi byabayeho Kizito Mihigo akimara kwitaba Imana. Kizito Mihigo rero akimara kwitaba Imana niho uriya Cyuma Hassan Dieudonné yavuyeyo atangaza mu nyamakuru ko yabonye umurambo wa Kizito Mihigo, yabonye uriho ibikomere. Icyo gihe ubutegetsi rero bwarasaze burasizora, niho batangiye kuvuga bati uriya muhungu mucunge neza, batangira kumucunga ubwo ngubwo. Baramuhungese icyo gihe gato ariko baramwihorera, ariko nibyo byo kuvuga bati nimumureke turamwibiki. Ibyakurikiyeho rero Cyuma Dieudonné nuko atahagaze, yakomeje kugenda yerekana ubunararibonye bwe ndetse n'umuhati agira ku mwuga. Akurikije rero intego yiyemeje, aravuga ati Ishema TV, imboni ya rubanda, yabaye ahakomeye hose aho rubanda yagiye igira ibibazo. Cyane cyane ndamwibuka, namwe muramwibuka muri biriya byo gusenya. Ahangaha murabona ngo b'abaturage b'Abanyahe bifashe mapfubyi, ngo batweretse uwabaguze amafaranga akarere kakayifunga. Cyuma Hassan yaregeye kureba muziko biriya kibazo cy'Abanyahe na Kangondo ndetse na Biraro, baragiye basenyera abaturage, ntibagira icyo babaha ngo babakira amazu. Ariko icyo nshaka kwerekana nuko nta munyamakuru n'umwe wundi wigeze bivuga uretse Cyuma Hassan. Wagira ngo abanyamakuru bose hari bari batinye ni amadosiye bakora bakababwa. Cyuma Hassan ni wenyine, kubera ko yemeje nyine ati imboni ya rubanda, ni wenyine wagiyeyo. Ntabwo ari aha gusa, murabona ahangaha Cyuma Hassan Dieudonné arimo abaza umukecuru basenyeye. Murabona ko afotora nyine icyo gihe basenye abaturage. Murabona nkangaha yafotoye umuntu uryamye muri shitingi hasi. Urabona Cyuma Hassan Dieudonné ntacyo atakoze kugira ngo amenyekanishe ibibazo by'abaturage. Ahangaha murabona yagiye muri iyo shitingi y'uwo mugabo, arimo aramubaza, nubwo uwo mugabo ubona nta mbaraga afite ariko arashaka kumenya imizi n'imihamuro y'ikibazo cy'uyu mugabo. Murabona Cyuma Hassan Dieudonné, iyi foto nayo yarerekanwe ku isi hose, aho Cyuma Dieudonné agenda akaryamana n'abo bagabo bari mu byatsi muri shitingi kubera ko amazu yabo bayasenye. Aya mashusho rero yose ntabwo yagiye ashimisha abategetsi, kuko ntabwo bisanzwe ko Cyuma Dieudonné rimwe na rimwe yitwikiraga ijoro kugira ngo nyine hatagira umutangira. Abategetsi bose baryamye bagiye gusinzira kugira ngo ajye kumva ibibazo by'abaturage. Murumva rero no gukunda umwuga kandi koko akakunda akaba imboni ya rubanda nk'uko ahora bivuga. Ntabwo ari byo gusa, murabona yakomeje gutanga mikoro ayiha abaturage bari basenyewe. Cyuma Hassan Dieudonné rero murabona nk'ahangaha mu karere ka Rwamagana, aho icyo gihe abapolisi barashe abantu 3. Murabona ko yavuze ngo byamenyekanye imiryango y'abaturage 3 bishwe barashwe n'umupolisi, nta butabera babonye, ngo yarabonetse. Icyo gihe muribuka ko aba baturage babwiraga umupolisi bati nibura mwabarashe mwaduhaye imibango yabo. Iyi dosiye nayo yamukururiye ingorane kubera ko bari babarashe, abapolisi bashaka kwizinzibiranya, ariko Cyuma aba yahageze.
iyi nkuru iri mu za nyuma cyuma Hassan Dieudonné yakoze ahagira ati imibiri 8 y'abazize jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka 27 mu murimo w'umutegetsi ukomeye. Ahangaha rero uyu mugabo aravuga ati Senateur Antoine Mugesera honorable ati yaguze isambu hariya bashyinguramo abantu banjye ati none yanze ko tubakuramo kugira ngo tubije kubahamba mu cyubahiro. Urumva niba abandi barokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko kubera ko umugabo akomeye aravuga ati isambu yamugiye ntimushobora kwicukura abo bantu bagumemo. Ahangaha rero cyuma Hassan Dieudonné naho ni inkuru yakoze ejo bundi mu kwezi kwa 10 hashize rero kwezi kumwe cyangwa 2. Iyi nayo ntabwo yamworoheye kuko urumva senateur uyu mugabo aravuga ati Senateur Mugesera Antoine Mugesera ati naranditse ndakabakaba hose byabuze icyo bitanga kubera ko ari umuntu ukomeye. Urumva iyi nkuru nayo ntabwo yamworoheye abantu bose bavuga bati nabambwe kubera ibi byose. Ahangaha naho yaregeye mu Ruhengeri kuri Musanze avuga ati uyu mudamu uyu mukobwa cyangwa umudamu arimo amubwira ati musaza wanjye bamwisha bamumanitse twashyinguye inyama gusa atababikoze barazwa turasaba ribu ubutabera. Ahangaha nyine n'abaturage babatakamba bakavuga bati gose umuntu bamwica bamumanitse hanyuma abamwishe bazwi hanyuma ntiyagira ubutabera buhaba. Ibi byose rero ni ibibazo bya bimwe babwiye muri inshingano yihaye avuga ati ndi imboni ya rubanda. Urabona ko ariko abahanditse kuri chaîne Ishema TV imboni ya rubanda yaragiye rero ahantu henshi koko yumva ibibazo by'abaturage. Ahangaha ni muri Gatsibo ubutegetsi bw'umurenge bwakoreye abaturage amarorerwa baratabaza ubutegetsi bukuru bwabeyo. Aha rero mwumva muri za Gatsibo musiko nta mazi bagira nta n'upfu. Ibi byose ni ibibazo yagiye ajya gushaka. Urumva rero ari abaturage bakuru bari hejuru ngiyo ari abo basenateri ari n'abameya ari n'abategeka uturere bose nta numwe ari n'abapolisi nta numwe yatinye kuvuga ibibazo kugira ngo abaturage barenganurwe. Cyuma Hassan Dieudonné rero yafite abanzi benshi ariko nkuko turi bubone usanga muri ya mikorere ya RIB n'agatsiko ka FPR bafite ukuntu bameze nk'abahigi. Abahigi buryo bagiye guhiga nibo bagira batyo bati bamwe nibavumbure bakavuza kamo bati jejeje kugira ngo iyi nyamaswa ikundi ivumbuke mu gihuru noneho yavumbuka bakayitera icumu. Abangaba rero ba RIB n'agatsiko ka FPR kakomeje gucikisha abantu nabo bafite abo bakoresha cyane uwo arimo bakoresha n'uyu mugore witwa Ingabire Marie Immaculée. Murabona hano aho Cyuma Hassan avuga ati Cyuma Hassan aho uyu mugore avuga ngo Cyuma Hassan ntiharenganye. Ibi ngibi rero ntabwo ari wenyine muzi ko hari undi witwa Tom Ndahiro nawe nagiye mbereka turibone n'undi muri Canada witwa nka Kadamia. Barahari benshi rero FPR ikoresha nk'abagomba gukoma kamo n'abangaba rero ngabona iyo umuntu avuga ngo Cyuma Hassan ntiharenganye ntabwo ari umucamanza ntabwo ari inzego z'ubutabera abivuga nkandi. Ni bya bindi byo kuvuga bati turagutumye mudushumurize tukwereke. Murabizi ko Cyuma Hassan agiye gufungwa abantu benshi baravuze ngo nibamufunge ngo arimo aragira ate n'abangaba rero bose FPR ikoresha. Cyuma Hassan rero ku nshingano ze ntabwo yigeze zitezukaho. Muzi ko agahoma umunwa kabaye ari uko ejo bundi bamufunga baravuze ngo ubucamanza ngo ribira juriye ngo none ngo umucamanza mukata imyaka 7. Umucamanza rero yagiye nk'akamashu ati mukata imyaka 7 noneho bamaze kumukata imyaka 7 ngo baza kubona ko bamukatiye bamuhamya ibyaha bitari bikiri mu mategeko y'u Rwanda. Ariko namwe mwumvire nubwo bari bamukatiye igihano kandi bamuhana igihano kubera icyaha kitari mu mategeko y'u Rwanda ariko ntabwo bamufunguye ni kandi ngo kiziritse ku muhoro karimba kawuciye. Ni ukuvuga rero ko Cyuma Hassan aracyari mu y'abagabo. Ejo bundi narabivuze mvuga ni nyamara naho mumva kabira abantu banyumva nabi ariko murabona ko yibasiwe n'ibihanyanzwa ntabwo azabikika amahoro. Ariko rero turakomeza tumusabire turebe ko wenda hari bari abanyagisuti badohora bakagerageza guca akenge. Undi munyamakuru w'icyatwa utajya ry'iminwa uhagarara ku ijambo ni umugabo witwa Nsengimana Theoneste ufite chaîne yitwa Umubavu TV online. Uyu mugabo rero nawe mu byo yazize harimo iyi nkuru ngo abashyinguye Kizito Mihigo bari bafite imbunda. Ngo reba neza utubwire muri comment uko ubibonye. Urumva uriya mugenzi we umugwa mu Theoneste Nsengimana umuntu yabivuga agwa mu ntege
uriya Cyuma Hassan Dieudonné nawe rero yunze mu rya Cyuma Hassan Dieudonné wari wavuze ati nabonye afite ibikomere rwose yari yarakomeretse baramukomerekeje uyu nawe Cyuma Dieudonné bambe Theoneste Nsengimana yaryunzemo aravuga ati ariko abantu bashyinguye Kizito Mihigo kuko bari bafite imbunda ni ukuvuga rero ko nta bantu benshi baje muri uriya muhango n'abari bahari ni ukuvuga ko hari abantu bagiye bahitamo cyane cyane umurambo we ntawe wegereye cyane kereka abo bari bafite imbunda bagomba kuba ari bawuteruye murumva ko nabyo nyine nibyo nabwo nk'ibya Cyuma Hassan ni ukuvuga ko ubutegetsi inzego z'umutekano zatangiye kumushinga ijisho ziravuga ziti nuriya nawe turamwibikiye umunsi rero ubumwe ubu muzi ko Theoneste Nsengimana arimo y'abagabo baramufunze araburana arafungurwa nawe nka Cyuma ariko barongeye baramufata ariko nabyo turabigarukaho Theoneste Nsengimana rero nawe ntabwo yari iminwa yakomeje kumva ibibazo by'abaturage nawe ndetse na biriya bya Kangondo nawe yabigiyemo biriya by'abasenyewe ndetse yagiye atanga n'ijambo ku bantu batavuga rimwe n'ubutegetsi muribuka hano ahangaha ari kumwe na Barafinda avuga ati hagiye gupfa abantu batunguranye bakomeye. Barafinda nyine icyo gihe ntabwo yatinye kubitangaza hanyuma ntabwo yatinye no kongera kuvuga n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko maze kubereka igihe Diane Rwigara yashingaga ishyaka murabona ko nabyo yabishyize kuri chaîne ye ikiganiro Diane Rwigara yagiranye n'abanyamakuru ntabwo yatinye guha ijambo Victoire Ingabire inshuro irenga imwe amubaza ibitekerezo bya politike muzi ko no kugira ngo Victoire Ingabire ijambo hari muri Rwanda nacyo ni cyaha usanga abantu babitinya ariko ntiyabitinya murabona ngo Ingabire Victoire abivuze byose adaciye ku ruhande Ingabire Victoire avuze abo yise Bangeze Hassan ikigere ubwo yavugaga bari aba Tom Ndahiro nyine bahora bacyatsa nabandi murabona ahangaha baravuga ngo Raisa umukobwa wa Victoire Ingabire avuze ibyo yabonye mu Rwanda anatanga inama zikomeye no kuvuga rero ko uyu Theoneste Nsengimana nawe yahabaye ahakomeye ndetse murabona ko yahaye n'uyu mugabo ijambo aravuga ngo inzego za leta nizigira inama Tom n'uyu mugabo wabivugaga ngo afite iyi level imwemerera kuba umushakashatsi mu Rwanda ibi rero nabyo murabibona nabwo n'ubutwari kuko icyo gihe Tom Ndahiro murabuzi ko yishyizeho niba abandi nababwiye bakomakamo we na Marie Makire Ingabire bakomakamo nyine bashaka gufungisha umuntu niko babigenza rero avuga ati se bagomba ubundi bagombye kumwigizayo kuko nawe n'umuntu uri mutuma haba umutekano muke mu gihugu hanyuma rero ejo niho Theoneste Nsengimana bagenzi be bagiye mu bucamanza ariko murabona bya bindi nyine mbabwira bya kariya gatsiko gashyiraho abantu bo kuvumbura reba nkangaha mu rubanza bagiyemo ejo Yves Future TV ni televiziyo ni shene baherutse gushyiraho vuba ngaha abangabo mu gatsiko nyine kugira ngo mbese ise naho irwanye izindi televiziyo zivuga ukuri iravuga ngo ibihuha byatambukije ku Mubavu TV bimuhejeje imageregere Ingabire Victoire wamushukaga ngo yigaramiye namwe mu nyumvire kandi ntabwo ariko byagenze muri ko ubu ngubu Theoneste Nsengimana ari muri gereza kubera ko yatambukije video nyine bashaka gukora Ingabire Day bavuga ngo ko muri video ngo yarimo ibihuha ngo ntabwo yagombye kuba yarayitambukije ibyo reka tubyumve kuko ibingibi byo kwagiye mu rubanza ejo ariko bagira ubusa w'ijwi rya Amerika haraka audio ke naguyeho reka ntabumvishe niko konyine karadusobanurira ukumva ibirego bamurega nuko bidafite ishingiro umyiregurire umunyamakuru Theoneste Nsengimana watindanye ijambo agaragaza impamvu zamuteye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo yavuze ko afunzwe binyuranije n'amategeko asobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi zirengagije ko ari umunyamakuru avuga ko zagombaga kujya kumutwarana n'ibikoresho bye zibanje kugaragaza icyemezo cy'urukiko kizemerera uburenganzira Nsengimana yavuze ko ifungwa rye ritamutunguye kuko hari abantu bari bamaze iminsi bandika ku rubuga rwa Twitter bamusabira gufungwa akomeza gushimangira ko nta byaha
ibyaha yakoze ahubwo azira akazi ke nk'umunyamakuru wigenga. Umuyobozi wa umubavu.com na umubavu TV yabwiye urukiko ko yabajijwe ku biganiro byose agirana n'umunyapolitiki Victoire Ingabire kugeza ku mazina ya Ingabire yanditse muri telefone. Yabwiye urukiko ko uburenganzira bwe nk'umunyamakuru bwahonywe kandi ko nta bushishozi na bucyo urukiko rwashyize mu kumufunga by'agateganyo. Yasoje asaba urukiko gushingira ku ngingo z'amategeko rukamurekura nta mananiza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira nawe yavuze ko kugeza ubu afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwasobanura ko Nsengimana aregwa ibyaha bidafitanye isano n'umwuga we bwarangiza bugafatira ibikoresho bye by'akazi. Nawe aravuga ko ibyakozwe byose bitakurikije amategeko, agasaba urukiko kumurekura. Ubushinjacyaha busobanura ko umunyamakuru Nsengimana afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ko ntaho umunyamakuru agira ubudahangarwa. Buravuga ko butigeze bumubaza aho yakuye ibiganiro yatangaje, ahubwo ko bwamubajije kubikubiye muri ibyo biganiro. Ubushinjacyaha buramurega ko ubwo hategurwaga isabukuru y'umunyapolitiki Victoire Ingabire yafungiweho izwi nka Ingabire Day, yatangaje ko mu Rwanda hari abafungiwe ubusa barimo Paul Rusesabagina, Yvonne Damange, Deo Mushayidi, Aimable Karasira, Christopher Kayumba n'abandi. Bavuga kandi ko yatangaje ko umuhanzi Kizito Mihigo yishwe n'ubutegetsi. Ku bushinjacyaha umunyamakuru yararengereye yirengagiza ibyemezo by'inkiko n'ibyatangajwe n'ubutegetsi ku rupfu rwa Kizito. Ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa nk'umuntu watangaje impuha zibangamiye ituze rya rubanda. Bwamusabiye gukomeza gukurikiranwa afunzwe kuko mu magambo yabwo ibyaha yakoze n'iby'ubugome. Honest Nsengimana rero ari mu y'abagabo kimwe na Cyuma nk'uko nababwiye, ariko dukomeze dupfukame tubasabire kugira ngo bazatoke birabigeragezo ubutegetsi bw'igisuti burimo bubasukamo. Kizito Mihigo rero bariya bose bamuzize nababwiye ko ari uko yaramaze kuri indirimbo yitwa Igisobanuro cy'urupfu. Muri indirimbo Igisobanuro cy'urupfu rero niho avuga ati abantu bapfuye bose bagomba kwibuka. Turaza kubona ko hari n'abandi babisubiyemo bakabizira. Na Victoire Ingabire yakubise imyaka 8 muri prison, ariko avuze ati ko hari n'abandi bantu bapfuye. Turi bugere kuri Rashidi nawe ejo bundi yaravuze ati abantu bose bagomba kwibuka babo, niho honyine ibyo n'ibyazana umudendezo mu Rwanda. Kizito Mihigo rero niyo ndirimbo yarazize avuga ati hari n'abandi rwose nabo tujye tubibuka nubwo bataba barazize genocide. Icyo gihe rero muri mwumva bari abanyamakuru babiri bari mu y'abagabo kuvugwa nibo babashyize muri collimateur nk'uko bavuga mu Gifaransa. Baravuga bati tuzabereka turabifitiye. Ubu rero murabona ibyo barimo bakorera. Abishi ba Kizito Mihigo murabona yagiye abona n'abantu benshi, barimo ba Ines Impambara, barimo abasirikari, barimo benshi rero ba Colonel Nyirimanzi, Lieutenant Colonel Nyirimanzi, Jean de Dieu Mucyo, Dusingize Mungu, yewe ni benshi murabona ba Karake Karenzi bose, kuko twibuka ko mbere yo kwica Kizito Mihigo baramuzungurukije hose. Buri muntu wese akaza akamubwira ati nyamara ushatse ibintu wabireka. Baba Ines Impambara ndetse na ministre na premier ministre Makuza yamugezeho, abitwa ba Gatera Egide, abitwa ba Mitari rwose ejo bundi babanje basubiza amajwi havuga ngo bagomba kumufata nk'umugome Kizito Mihigo. Mbese ndashaka kubabwira ko abantu bakoreye agahitahite ni benshi cyane rwose, ku buryo iyi shusho ibasa naho ibazunguruka, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Wenda umunsi umwe bizagira bisobanuke abantu bose bitabucamanza, kuko ntagahora gahanze. Kizito Mihigo rero mbibutse ko yapfuye ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kabiri mu 2020, no kuvuga umwaka ushize. Niho polisi y'u Rwanda nyine yavuze ko yapfuye. Icyo gihe ndabyibuka rwose mu kwezi kwa kabiri ku mwaka hano i Buruseli habaye ku itariki ya 22 hano i Buruseli habaye misa nini cyane yo kwibuka Kizito Mihigo. Abantu benshi bari bitabiriye iyo misa yo kusabira Kizito Mihigo nk'uko mubibona. Undi muhanzi bacecekesheje ubuziraherezo uyu muririmbyi wa rap witwa Jay Polly nk'uko tubibona muri ifoto ya Kigali Today. Jay Polly rero nk'uko tubisoma hano baravuga ngo usanzwe yitwa Tuyishime Josue. Izina Polly yarikoreshaga mu buhanzi ngo ni izina rikomoka ku ryo yahawe na nyina ari ryo Polly, kubera ukuntu yitondaga kandi afite imyitwarire myiza. Jay Polly rero nawe yazize amanzaganya kubera ko yari umusore uririmba amarapu, ariko muri ayo marapu akavuga ibibazo cyane urubyiruko ruhora narwo. Yakoze indirimbo nyinshi Jay Polly, igiye kuri YouTube usanga nk'indirimbo yitwa ngo
oh my god official video Jay Polly mix. Urupfu rwa Jay Polly ntabwo rwavuzeho rumwe, navuze ntibamucecekeshe ubuziraherezo, ariko biragaragara ko harimo ikintu kitumvikana kuko nongeye kubona iyi nkuru y'ikinyamakuru The Rwandan aho bavuga bati umuhanzi Jay Polly yapfuye, yiyahuye cyangwa hari ikindi yazize. Icyo gihe kuko akimara gupfa gereza ya Mageragere yahise itangaza ngo yanyoye ngo inzoga zivangavanze ngo zirimo ibintu bidasobanutse ngo ahitapfa. Ariko iyi nkuru iravuga iti mu rukera rwo kuwa 4 tariki ya 2 Nzeri 2021 nibwo hatangiye kuvuga inkuru y'urupfu rwa Tuyishime Joshua, umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye mu izina rya Jay Polly. Yari amaze amezi 4 afunzwe, hanyuma yarafunganywe n'abantu benshi ngo babafashe ubwo Jay Polly yatabwaga muri yombi mu kwezi kwa Mata 2021. Jay Polly rero yafunganywe n'abantu benshi, ariko muri abo bantu benshi bafunganywe harimo bagatumwa ni Jay Polly ari mu rukiko ku itariki ya 9 mu 2021 ari kumwe n'abunganizi be. Icyateye urujijo nyine nko kwanga babivuga nuko abo basangiye ibyo birungo batigeze baremba ngo habe no kurwara. Nyamara Jay Polly we akaba yarahise atangira kubabara mu nda. Iki kinyamakuru cyo kivuga ko umwe mu bari bafunganywe bari bamuhaye yari gatumwa amushyiramo akantu Jay Polly nyine bihita bituma yitaba Imana. Murabona nyine ko itangazo ryasinywe n'uriya witwa Peri Uwera Gakwaya rivuga ngo Tuyishime Joshua rufungiye muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere aho yarakurikiranywe ibyaha bitandukanye, yaraye ajyanwe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga. Amakuru y'ibanze dufite nuko Jay Polly na bagenzi be babiri aribo Harerimana Gilbert n'Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa alcohol yifashishwa n'imfungwa cyangwa abagororwa biyogoshesha. Ibyo bintu byari bivanze n'amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo muri mvango umuti bakora biyogoshesha ngo bavangamo amazi n'isukari ngo barabinywa, ariko urumva n'ibintu bidafite ishingiro. Ni ibintu usanga rero Jay Polly yazize ikintu cy'akagambane kigaragara, ntabwo ari ibintu bisanzwe kuko bashaka kumucecekesha kubera nyine ziriya ndirimbo ze zakanguriraga urubyiruko akarengane kababaho. Jay Polly rero nawe n'undi muntu warukiri mutoya wacecekeshejwe ubuziraherezo. Undi mugabo bashatse gucecekesha uyu mwaka kandi bakabigeraho ni Dr Kayumba Christopher. Dr Kayumba Christopher yari umwarimu mu ishami ry'abanyamakuru yigisha abanyamakuru i Butare. Dr Kayumba Christopher rero ubu ngubu nawe ari muri gereza ya Mageragere. Dr Kayumba Christopher ingorane ze zatangiye kera akiri professeur aho ngaho mu ishuri ryigisha ubunyamakuru, nibwo yatangiye kugira ibibazo na polisi. Murabibona iyi ni konte ye ya Twitter, ariko nigeze no kumwandikaho inyandiko. Voilà, Kayumba Christopher naravuze ngo yigisha mu ishuri y'ubunyamakuru no gutumanaho muri Université y'u Rwanda. Yatawe rero muri yombi icyo gihe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu 2019. Icyo gihe ngo yari kuri aeroport Kanombe, noneho ngo baravuga bati twagufashe uri umusinzi urimo uratera intugunda ku kibuga. Ariko byahereye kera kuko hari ahantu murabona nkanga icyo gihe bamaze kumufata nyine niho yavuze ati abapolisi bo mu Rwanda ibintu byose no kurasa n'imbunda ati biteye ubwoba. Aravuga ati poor souls, nko kuvuga ati biteye agahinda mw'abapolisi mwe mwarazambye mugomba kwisubiraho. Hanyuma icyo gihe nyine murabona hari ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 mu 2019 naho yavuze ati ndi ku kibuga cy'indege Kanombe nari ngiye Nairobi, none banze ko ngenda, ati byanyobeye, ati ibi bintu byo gukoresha igitugu bakabuza abantu amahoro simbyumva. Ati hanyuma birirwa bakubita abantu ntacyo bakora uretse gukubita abantu. Hanyuma rero icyo gihe navuze ko ibi ngibi byabaye muri 2019
Dr Kayumba Christopher ingorane zatangiye mu 2012 icyo gihe yari amaze gushinga ikinyamakuru cyitwa The Chronicles n'ubu kiracyahari niho rero batangiye no kumureba ikijisho nuko neza bivuga iteka barakureba bakakwitegereza bakakubita ikijisho cyabo ikijisho cy'igisuti nyine kikakurangiza icyo gihe rero mu 2012 bamaze gushinga ikinyamakuru kubera ko cyandikaga nyine ibintu bitabereye ubutegetsi niho batangiye kumwikoma icyo gihe murabona ko polisi ngo yatangiye kuvuga ngo Kayumba Christopher is habitual drunkard bavuga ngo nuko bisanzwe ngo Dr Kayumba Christopher ngo numusinzi ngo kandi iteka agenda atera rwaserera ahantu hose hanyuma rero ngo polisi igiye kumuhagurukira imugarure mu buryo ngo kandi nta kizabibuza ngo ntabwo ashobora gukomeza gusebya abapolisi ngo kugira ngo ntibamuhane ngo ibyo byo gusebya abapolisi ngo ntabwo bishobora kubaho batabihaniye niko rero bavuze bati aje ashaka hajya hose ariko tuzamwumvisha Kayumba Christopher rero kuva icyo gihe mu 2012 mu 2019 niwe bamukubise prison muziko bamurekuye amaze mu mwaka mu 2020 none ejo bundi bongeye kumusubizamo kubera ko yavuyemo ashinga ishyaka mu kwezi kwa gatandatu niwe yashinze iryo shyaka ryitwa Rwanda's Platform for Democracy RPD iryo shyaka rero amaze kurishinga niho ingorane zagarutse ndetse mu biganiro yagiye avugana n'amababa yanditse yaravuze ngo umuntu mukuru yaramubwiye ngo umuntu w'umutegetsi ngo aramubwira ngo ushatse rero shyaka wareka cyangwa se ukagira ingorane abantu yarashyizemo ba mbere bahise bakubita prison bati mwibye amafaranga abandi bati mwagize mute Kayumba Christopher rero amaze gushinga ishyaka we ibibazo bya leta yagiye abivimuzi akabivuga murabona nkaha muri kinyamakuru ukwezi kuri ishene ya Ukwezi TV baravuga ngo leta si umubyeyi ngo ni umukozi w'abaturage Dr Kayumba yandikiye Perezida Kagame ibaruwa ikomeye cyane Kayumba Christopher rero amaze gushinga iriya shyaka yabaye umunyapolitike ukomeye akajya avuga ibibazo bya politike ibibazo igihugu kirimo murabona icyo ngicyo ni kimwe hano mu Ukwezi TV baravuga ngo inguzanyo u Rwanda rufata mu mahanga ko ziyongereye ayo mafaranga yagiye ibi nanone by'umwenda muri koko nabibabwiye ikintu ni ikinyamakuru TV cyamahaye interview aribaza ku mwenda igihugu gifite ni byinshi kuko yavuze ku bibazo cyane by'igihugu ahangaha n'ubundi n'ukwezi baravuga ngo sinari gukorera ibyaha nkabira ku kibuga cy'indege ibi ni byo n'ababwiye nyine bamufasha bavuga ngo bamusanze ku kibuga n'ubundi yasinze kandi ari matera rwaserera ahangaha ni ikinyamakuru Pax News baravuga Dr Kayumba Christopher yarazanzamutse bamaze kumufunga rero Kayumba Christopher ngo baravuze ngo yarembye niba bari bamutangiye kumujomba bikwasi ngo barebe ko bamucishikesha burundu ariko ngo yageze arazanzamuka ariko ni bya bindi mpora mbivuga ko nta uva mumva kabiri umva yaravuye muri prison ni kimwe n'abari bacyuma Hasani ni kimwe n'abari ba Toneste Sengimana nkuko nabivuze buriya bagufunze bwa kabiri bakora ku buryo batazagufunga bwa gatatu niyo uvuyemo ntabwo bamuzima ibyo ngibyo rwose tuzabireba niba bari abantu bagera hanze ahangaha aravuga ati ingaruka Dr Kayumba Christopher abona mu kubaka ibikorwa utubaka abantu iyi ni Primo TV urumva ko ibibazo n'ibibazo by'abanyapolitiki ahangaha arimo aravuga ati Dr Kayumba Christopher yafunzwe aregwa ibyaha byo gufata ku ngufu ahangaha nyine ni ibyaha bindi narababwiye yari yarezwe n'umukobwa witwa Fiona ahangaha ni Primo TV n'ubundi yavuze ati umunyarwanda atinya kuvuga ko nta bwiyunge buhari kuko atinya ingaruka avuga ati batamufunga ariko ubwo nari ndimo nshaka ahangaha n'ibindi ni bya bindi yavuga nk'umunyapolitiki ati Rwanda leta y'u Rwanda ikwiye gukuraho guma mu rugo burundu kubera ko ifite ingaruka n'igihe abaturage bicwaga n'inzara agatinyuka bivuga nguyu rero ahavuga kuri uwo mukobwa witwa Fiona aravuga ati Miss Fiona unshinja ushaka kumusambanya ni umuhanga yakundaga kunsaba ko tubonana uwo Miss Fiona rero ngo yigeze ku munyeshuri we ndetse ubanza yarabaye na Miss ni umukobwa rero ejo bundi rero Kayumba Christopher ashinze ishyaka nibo bavuze bati ngwino uje kumurega urumva ngo ibintu yamurega ngo byo kumusambanya byabaye mu 2017 ejo bundi rero mu 2020 niho bamubwiye mu 2021 bati
ngo gushinja Kayumba Christophe ko yagusambanije. Urabona muri iki kinyamakuru Ukwezi barerekana hano Fiona na hano ndetse baramwerekana ngo Miss Fiona ishije kusambanya nabivuze. Kayumba ndamuzi, Fiona twariganye, nawe ni Fiona. Bese no kuvuga ko uyu Fiona nyine ngo bagiye kumugurira bamaze kubona Kayumba ashinze ishyaka bati ngo uvuga ko yagusambanije, ndetse bamushakiye n'undi mukozi, umukobwa wamukoreraga mu rugo nabyo narababwiye ejo bundi mu rubanza, ngo aravuga ngo nawe yajyaga amufata ku ngufu, ariko nababwiye ko bamubajije bati se wa mukobwa we Kayumba Christophe ameze ati igitsina cye kimeze gite, undi aravuga ati ni nk'icy'abandi bose, ariko ngo yarasiramuye. Abantu baravuga bati ubwo yabivuze noneho uwo mukobwa azageza avuga ati naramubonye yarasiramuye. Mbese nagahuma munwa ibintu barega Kayumba Christophe kubera byonyine uko yashinze ishyaka. Urumva nibyo bintu byo kumucicikesha. Ingabire Victoire yashinze ishyaka baramwanjama, aje kwiyamamaza. Diane Rwigara ashinga ishyaka baramwanjama baramufunga. Dr Theoneste ajya kwiyamamaza ashinze ishyaka baramufunga. Mbese nuvuga ko Kigali hariya iravuga ubutegetsi n'ubwanjye ntawe ugomba kongera gushaka kubusunutsaho amazuru. Ibyo birero ni igitangaza kumva umuntu iteka ashaka gushinga ishyaka bagahita bamudadira. Murabona ko uriya Kayumba Christophe ari mu y'abagabo kandi kubera ibintu byo gushaka gukora politike n'uburenganzira bwa buri munyarwanda. Kayumba Christophe rero n'abari mu y'abagabo nawe tumusabire. Uyu mwaka ugiye kurangira ari mu munyururu n'ubundi kandi azira amaherere, azira numva umuprofesseur wa université, azira kubera ko yasobanuye ibyo yemera kandi aravuga ati ngiye nashinze ishyaka n'ibingibi ngomba kwemera dore uko ibintu bigomba kugenda, kuko buryo umuntu ashinze ishyaka agomba gutanga n'umurongo wa politike. Umurongo wa politike rero ntabwo ugomba kuba umeze nk'uwa leta, ugomba kuba nyine, kuko burya ishyaka baryita une alternative politique. Ni ukuvuga ko iyo ushinze ishyaka uravuga uti leta iyo ibigenza iki, ariko ngiye mfashe ubutegetsi nabigenza nta kibi kirimo. Rero ni amagambo umuntu abavuga, ariko bakavuga bati nitujya mu matora igitekerezo cyanjye nkagisobanurira abaturage bakakemera nicyo kizahita. Ibyo rero nibyo leta y'u Rwanda itumva, ahubwo igashaka gucicikisha abantu. Uyu mwaka rero Kayumba Christophe nawe waramuhitanye, wamushyize mu kagozi. Undi muntu bacishikije uyu mwaka ni Madame Yvonne Damangi Ryamugwiza. Uyu mudamu rero yatangiye kuvuga mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka rero yashyizeho amavideo menshi kuri YouTube. Murabona nk'ingi haravuga ati abanyarwanda turarambuye gufatirwa imyanzuro idahwitse. Iki gihe nawe yaje avuga cyane cyane ku byemezo byafatwaga mu kurwanya iriya ndwara ya covid, kuko abaturage igihe barabakingiranye muri Kigali bicwa n'inzara. Idamange rero ntabwo yari iminwa, nawe yafashe umwanzuro ukomeye, ajya kuri YouTube avuga ko bidashoboka ko bagomba kureka abaturage cyangwa se bakabagaburira. Ntabwo ari byo gusa, kuko mu yindi video rero avuga ati Rwanda twamaganye kuducicikesha baduhimbira ibyaha. Mu yindi video aravuga ati turashaka ibyemezo binogeye abanyarwanda bitari imica ntikizi. Mbese nuko ko nawe yaje akavuga ati icyo gihe ndetse yagiye kuravuga ati n'umucika cumu, ariko abacika cumu twararenganye, baravuga ngo bagiye badufasha kwiga, ariko byari bya nyarureshwa. Yavuze amagambo akomeye cyane rero. Murabona n'indi yavuze ati kuri guca muziko ntigushye, ati nubwo akenshi kubabaza abakugenewe ariko kuratsinda. Icyo gihe rero iteka murabona ko yabaga afite Bibiliya ye. Ni umudamu wavuze amagambo akomeye cyane, ariko rimwe twaze turavuga nyine ntabwo bamworoheye ba ribu na kagatsiko nyine gakoresha baba ntunavuze karagiye n'ubundi. Uyu mudamu twakunze kuvuga Ingabire Marie Immaculée yaravuze ngo Idamange ni inkunguzi. Icyo gihe nyine urumva yateye akamu n'ubundi rimwe nahoze mbabwira niwe banyuzeho batitera akamu tubone ko tumufata. Icyo gihe bereje n'abamporiki ngo aramubwira ati wa mudamu we ushatse ibyo wabireka, kuko niba gufunga bazasakuza igihe gitoya ariko uhita uburera mu munyururu. Ni nkuko mbese nyine Dr Kayumba Christophe nawe hari umutegetsi waje kumubwira ati nyamara nutitonda bazakurangizana, tuzakurangizana, kuko urumva yabivuze no mu majwi ya Cyuma Hassan mwumvise avuga ati barambwiye ngo tuzakurangiza. Mbese baba bigambiriye n'ibintu babigambiriwe, ariko nyine cyane bagatuma abangaba bavuga bati nabacu reka tubatume. Ni ukuvuga rero ko murabona ko uyu mudamu ahantu hose abari ku rugamba nawe ashaka niwe batuma ngo ajye kuvumbura, yavumbura rero abandi bakarasa, nk'uko nahoze mbibasobanurira tugitangira. Murabona afaje ntuza ati ni inkunguzi,
iya mwisi nkunguziro no kuvuga ko biba byarangiye kandi ko kubyavugaga ni yavugaga ibyo azi ko bazamurangiza idamange yaraburanye ubwo bejo bundi bamukatiye imyaka 15 y'igifungo marumva rero ko ni ibintu biteye ubwoba ngubu yarafite abana bane bakiri batoya imyaka 15 rero azayirangiza bamwe barabaye niba bazaba bakiri kuko ubu ngubu nta uzi bafite wari kuko amakuru dufite nuko umugabo we ngo muri Amerika kereka wenda hari nagaruka cyangwa se akaza kubatwara ntawamenye. Undi mugabo rero uyu mwaka w'2021 ucecekesheje ni Professeur Aimable Karasira. Professeur Aimable Karasira yamenyekanye cyane ko yacurangaga indirimbo za rap nazo zitashimishaga ubutegetsi, ariko rimwe aragenda umuntu aramubaza aravuga tumva ngewe ntabwo nzarongora, ati nta n'umunyarwanda kazi narongora, none akavuga ati kandi sinshaka gutuma kuzapfa nsize umwana wanjye babara, ati kuko niho kuba ati igihugu nta mahirwe kirimo gusigamo umuntu ntibishoboka. Ibi byose rero nabyo byatumye wa mugani nanone babantu nahoze mvuga bamushyira mu ijisho ryabo ryica rya jisho rireba nabi rya jisho rikurimburana n'ubutaka. Muri mitoloji habaga ikinyamaswa kera bavugaga mu bagereki cyari gifite ijisho rimwe cyarakurebaga nyine kikaguhitana n'icyo kijisho cyacyo. Icyo kijisho rero cy'ubutegetsi nicyo cyarebye Karasira kubera ayo magambo. Noneho babandi nabwe bashinzwe kuvumbura bashyizeho bati nimutabare muvuge Karasira turebe ko twamufunga. Icyo gihe uwavumbuye yitwa Tom Ndahiro yaranditse ngo igitutsi kibi umuntu yatuka umunyarwanda ngo nukumwita inyangarwanda n'ibiki, ngo none turumva umunyarwanda wigisha muri kaminuza y'u Rwanda ngo yishimira akanamamaza ngo inyangarwanda ngo cyangwa bariyanga ngo harya byitwa iki. Ariko urumva yaramubeshyiraga n'indirimbo yari yashyizeho ngaho, hanyuma muri televiziyo aravuga ati ngewe ntabwo narongora, ati ntabwo narongora umunyarwanda, ariko yarabivuze arabisobanura aravuga ati nasiga umwana wanjye babaye, ntabwo ushaka kuzasiga umwana wanjye babaye. Hanyuma rero muri abo bavumbuzi n'ubundi harimo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko Edouard Bamporiki avuga kuri Aimable Karasira umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ngo yagize ngo avuga kuri Aimable Karasira umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ngo yagize ati ngo utifuza kubyarira u Rwanda akwiye kuva mu barurerera ngo kuko imvugo ye iraroga ngo ntawarera utararezwe. Nuza rero icyo gihe urumva ko yaravuze ati imvugo ye iraroga. Uwo mwanya urumva byakurikiyeho bahise bamukubita bamushyira muri rya jisho. Murabona ko bose baramwanjamye ngo utifuza kubyarira u Rwanda akwiye kuva mu barurerera ngo ntawarera utararizwe n'ibyo uriya Bamporiki yaramaze kuvuga. Murumva Bamporiki nawe turamubona kwa idamange tukamubona no kwa Karasira. Ukuvuga rero ko ni abantu basa naho batojwe kuba intozo nyine zimenyereye. Mwabonye ko bagenda bagaruka ruriya Ingabire Marie Immaculée, ruriya Tom Ndahiro, ari uyu Bamporiki, aho bose murumva nyine ni intozo baba baratoje kugira ngo bajye babashumuriza abantu nyine. Karasira rero ubwo rwarambikanye bahita bamwanjama baramwirukana kubera ibyo rwose. Doyen wa université nabonye rero icyo gingira ngo yari umunyamerika arandika ati Karasira turamwirukanye tumuhagaritse ku mirimo ye. Karasira icyo gihe araza aricara nawe ajya kuri YouTube atangira kuvuga ukuri kwe, ndetse ikintu cyane cyatumye ubutegetsi bumwijandika nuko yavuze ati mama yakoraga mu mpunzi mu Bugesera, ati abona ukuntu FPR irimo yica abantu, aragenda arabivuga abibwira abazungu bakoranaga, atabazungu sinzi ukuntu ibanga batarigumanye, nuko nyina baramuhamagara baramwica abo basirikare ba FPR. Noneho ise ngo bari baratatanye kubera guhunga, nawe umunsi umwe aravuga ati ngiye kugura umugore wanjye bambwiye ko ari mu Bugesera. Ahageze nawe baravuga bati iri banga ko twishe umugore we narimenya ntabwo turabikira, nawe baramuhamagara baramwica. Karasira rero ibyo mu ryo yarabivuze arabitangaza, ndetse akomeza no kubivuga mu ndirimbo nyinshi yakoze za rap, anahamagarira abantu kugira ngo barebe uko ibintu bimeze. Yakoze indirimbo nyinshi, yakoze nk'indirimbo yitwa Cishwaha rwose, ahavuga ati wagira icyo bakavuga ngo Cishwaha, wagira icyo bakavuga ngo Cishwaha, mbese ashaka kuvuga ko abaturage babuze ubwinyagamburiro, ko ibintu byose bababwira ngo Cishwaha babuze aho bamenera.
Karasira yakoze n'izindi nyinshi z'amarapu zakunzwe murumva rero nabwiye ko bamwirukanye muri Kanama mu 2020 no mwaka ushize uyu mwaka rero mu kwezi kwa kabiri bambaye uyu mwaka mu kwezi kwa uyu mwaka ku itariki y'ukwezi kwa gatandatu niho bamufunze urero mu y'abagabo nawe ntabwo ibyo birasobanuka ariko murumva nyine bamaze kumwirukana bamukubise prison mbese bigenda bikurikirana kandi nawe arazira ko yavuze ukuri avuga ati banyiciye ababyeyi kandi nanjye bakavuga ngo umucika cumu ati none mbese urumva bashatse kumwiyenzaho kuko nawe yavugaga ibyo atekereza kandi akavuga ibibazo biri mu gihugu. Karasira nawe mu musabire muri uyu mwaka urangira. Undi mugabo ubutegetsi bwa FPR bwacashikesheje muri uyu mwaka ni umugabo witwa Rashid Hakuzimana. Rashid Hakuzimana rero akaba ari umugabo n'ubundi wari uvuye muri prison kubera ibitekerezo bya politike. Icyo gihe avuga ko yarashatse yari yandikiye Perezida Kagame baruwa yo kugira ngo azamwunge na Pasteur Bizimungu, noneho ngo bituma bumufunga. Yerekanye ko yagezemo bakamukubita amenye bari barayakwe ntabijigwa kigira, ndetse yerekana ko n'urutugu bari bararuvunnye yerekanye ibikomere bihari biteye ubwoba. Nawe rero yarongeye avuga ibyo atekereza cyane cyane ko yavugaga ko ari umunyapolitike kandi kuko nibyo yavuze ko ari mu bantu bamwe bashinze ishyaka PDI, ririya shyaka ry'abayisilamu. Niwe rero warishinze hamwe n'abariya bamukama base bitwa ba Kibata Juma, mbese harimo abantu benshi tugiye bashinze ishyaka rya PDI, iriya shyaka ry'abayisilamu harimo bariya na ba Musa Fazil Harimana. Iryo shyaka rero aravuga ati navuye muri prison ariko ndi umunyapolitike reka nongere mvuge. Hari video imwe nari naramubwiye ko nshobora gukoresha aranyemerera. Uyu munsi rero nifuzaga ko kwibuka niba kutavuyeho guhindura isura. Kubera iki? Kugira ngo abantu biyunge niba tugiranye ikibazo nkagukubita cyangwa nkagukomeretsa nkakubabaza, yaba ari ugushukana umbwiye ko wambabariye ariko buri munsi ukavuga uti urabona ukuntu wagize, umunsi ukavuga urabona ukuntu wagize, urabona ukuntu wagize. Ibyo bintu mu by'ukuri bituma ukwiyunga kugenda gakeya. Njye nifuzaga ko niba kwibuka kubaye kubera ko nanjye kuba Perezida wa Repubulika yemeye ko n'abahutu bishwe kandi ari benshi, ariko akavuga ati yahabayeho kubica ku mpamvu izi n'izi, kwibuka ni kube kwa buri banyarwanda bose nta kuvangura abahutu nabo bibuka abantu babo, cyangwa se kuveho tujye tugera mu gihe cyo kwibuka tuvuge ati n'amateka yabaye. Amagambo rero Rashid Hakuzimana murayumvise, abo namwe mu magambo yavuze. Afite video nyinshi cyane muzazirebe kuri Rashid TV. Muzumva ibitekerezo byari ibitekerezo by'abagabo wumva kuko kandi abivuga akabivuga n'impamvu yabivuze. Urumva aravuga ati wa mugani umuntu wavuga ngo muribuka buri gihe mu yaka kubwira ngo dore shango uko wangize. Urumva n'amagambo akomeye cyane, aravuga ati ibyo bintu ntabwo ari byo kuko nta mbabazi waramugiriye, ni nko kumubwira uti reba ukuntu wangize ariko amaherezo tuzabonana. Nibyo rero yavugaga Rashid TV. Nawe rero ari mu kagozi ubu ngubu. Bamufunze vuba ngaha, bamufunze ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10. Murumva rero hashize amezi 2 ari mu munyururu. Maze rero uyu mwaka w'2021 uri urangiye nkuko mbiberetse, udutwaye abantu bose yego ntibapfuye, hari n'abapfuye twavuze abo bagiye bica, ariko ntawarorera kuvuga ko hari n'abandi nuko wenda ikiganiro cyashatse kuba kirekire, ariko ntawananirwa kuvuga Rutembesa Guillaume batsinze Nairobi hariya nawe kubera ko yari yavuze. Ntawananirwa kuvuga uriya nta muhanga waburiye muri wo mu Waryankuna waburiye muri Mozambique, nawe yari yaduhaga amakuru atari ivumbi wa mugani kandi n'Abaryankuna baracyakomeza. Mbese intuza liste y'abandende, ariko twashatse kubereka ko umwaka wa 2021 wabaye ku buryo budasubirwaho umwaka wa ceceka cyangwa nkurimburane n'ubutaka. Niko kandi koko byagiye bigenda, bari abantu bose
bari muri prison bagifite ubuzima nubwo bari ku buzima bubi tubasabire turebe ko uyu mwaka utangiye wabera umwaka muhire bakagaruka mu buzima bakasangira n'ababyeyi n'inshuti zabo ndetse n'imiryango yabo cyane cyane ko abenshi bafite n'abana maze rero murakoze yari Musabyimana Gaspard ngaho mwirirwe kandi umwaka ukomeza urangirire neza ngaho naho butaha